Somo nize nawe yari hatari tu yagahita kingana gutya n'ubushomeri bwose. Niyibutse yatari yabizoro kuyo umuntu Imana imwibutse babisaba kugira ngo nawe yibuke inshuti babanye. Uriya muhungu Tom uko twabanye turi mu bushomeri twiga ko nzi inzara y'ubushomeri bw'abanyeshuri, Imana ko yanyibutse uriya muhungu nanjye wagira niyo nkamuha akazi rwose ahantu umwanya mwiza, nawe akabasha kugira uko yibesha akabona uko agura umwenda neza. Bikamuhamagara se kandi Ronald warashakira ikintu akajyana. Yesu yarishize atamvugisha, baba barakize sha barasoje kwiga bakabona akazi, amagara abantu bakaze najye nkiyemeraho bareke ko yigeze ubushomeri mbere na. Halo Yugo Tom sha makuru yameze neza kabisa. Fasha no mvuga no byumva reka da agako umfasha iri umfasha ibicuruzwa naguhaye kujyana kwa Claude wa Rugari. Umfasha Eric rero nutitonda urasubira iwanyu, fata ibicuruzwa vuba bijyane aguha amafaranga kandi uyazanye. Cyamba ndimo nongana n'abaginga b'abakozi bandakaza gusa. Oye no kuvuga ari mugenzi we Edward bana ako kana karanyumvira nka ibicuruzwa kakabijyana ku bantu babiranguye, ariko kigenzi Eric nacyo reka dukomeze kwiganirira. Wari urimo mbwira ejo naragushatse telefone yawe iranga rwose irananira, ngerageza kenshi baho ndayireka, ariko sinzi ukuntu ngize ntya rwose ndakureka ngerageze ndebe kwicamo, hanyuma rwose mbashe kukwihera akazi rwose nk'umuntu twabanye ubushomeri wabizi inzara y'abanyeshuri ntiwajya kunyikorerwa. Rero nguhamagaye gutekerejeho nk'umuntu w'inshuti yanjye twabanye, twakoranye byinshi, twaciye mu bushomeri bufatika rwose tubyigaraguramo cyane. Iyo bundi rero mfite ukuntu twahuye nshaka ubonye ngo usa naho waba uri mu buzima butari bwiza, kandi reka ngerageze wenda gushakira umwanya ahantu heza nawe rwose ubashe kwifatira ku ifaranga rwose, kuko ntabwo nakwibagirwa twarabaye. Oya da ndakubwira ni reka mubakire nanjye ubusigaye mbarizwamo. Reka hambere aha ngaha mperutse kugura utumodoka dutoya two gutemberamo, ntacyo mbaye pe. Nasoje kwiga ubuzima birakunda, udufaranga turaboneka. Reka ahubwo ngambwira aho meze utesha ugera ku kimeruka mu gihe cyashize uvugisha umbwira ngo ubushomeri kumere nabi. Waje kubona akazi nawe?
oya ni ikibazo cy'abarimo banamagariramo ariko ntacyo bitwaye ngomba kubanza kuvugana nawe rega tuba duherukana kera uti waje kubona akazi ukora iki se sha sinumva se warakize sha reka we wabonye amafaranga rwose warakize nako nawe wabonye amafaranga warakize oya nta kibazo oya ntugire ikibazo narakize rwose no mu minsi igiye kuza ndashaka kugura kandi no gutemberamo sha nakunda ariko ubukoze kandi ntacyo nzajya nguvugisha nanjye bitewe n'akazi kenshi mbamuze simbona ukuntu mbavugisha ariko ntacyo nzajya nguvugisha sawa urakoze ako Tom uruzura cyangwa ugira ikibazo mu mutwe ntabwo ari wambaza kubera iki umuntu muzima utekereza urareba agashomeri ujya ubanza ureba inkweto wambaye yonyine erega Deni Deni reka mubwire umuntu arenda kuguha akazi wangiza ukajyaho ukiyemera ngo ubwo se ufite akahe kazi njya kubitsinca iyo amenya akambwira kare ko yashaka kumpa akazi naramwemera ngeze nyine agiye witonda kwihuta kwiyemera waguze imodoka zo gutemberamo umuntu utembera mu modoka yambara bodaboda imeze gutyo naguze imodoka uko naguze imodoka naguze imodoka utongana n'abakozi ngo baba bagira bati wampa amahirwe nanjye ahubwo nkabona unduka ngo urebe ibyo wikoreye buriya n'ahandi ntiwahabona akazi ngo bikunde kuko buriya agiye gusesekaza ahantu hose ko Tom asigaye ari umukire ufite amamodoka n'abakozi uzakura hehe se akazi umaze kwiyemera gutyo zikoraho ubundi igihe akenshi amata nyikura ku muntu wamaze kwikora amafuti ngira nakundi ubu se umuginga sinanamuvugisha amubwira ko namubeshyaga namaze kumwiyemeraho neze nyine ubu wamaze kubyica byose